Turongeye tubahaye ikaze bakunzi bacu ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nimukomeze rero mukande subscribe kugira ngo mukomeze kujya mureba ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Murabizi rero yuko tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Muri aka kanya rero tugiye kubereka inzu nziza cyane ya etage yo guturamo nk'uko muri kugenda muyibona ku mashusho. Iyi nzu iri ahantu heza cyane kandi kuri kaburimbo. Iyi nzu iri ahantu heza hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ahazwi nko kwa Mushimire. Ni inzu nziza ifite ibyumba bitandatu, ni inzu nini cyane ifite ibyumba bitandatu kandi binini, ikagira douche na toilette enye, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na annex nziza. Iyi nzu rero nkuko mubibona ko ari etage, hasi haba salon, salle à manger, cuisine, hakaba ibyumba bibiri, hakaba ndetse na toilette imwe. Hanyuma hejuru hakaba ibyumba bine, toilette eshatu. Ni inzu nziza yubakishije ibikoresho byiza cyane bigezweho bijyanye n'igihe kandi bikomeye, kuko yose yubakishije amatafari ahiye, kandi rwose ikaba ifite inzugi nziza za muvura nk'uko muri kubibona, n'amadirishya bijyanye n'igihe bikomeye. Ifite inzugi za muvura, inzugi zo mu rubaho rwiza cyane kandi rugezweho. Iyi nzu kandi iri mu kibanza kinini kirengeje mesure standard, kubera ko ifite ikibanza gifite 415 metero kare. Ni ukuvuga ngo ifite parking na jardin bihagije. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu rwose murabona parking yayo ni parking nini cyane, irimo amapave meza ajyanye n'igihe. Urugi rwayo rwa portail murabona narwo ni muvura iri mu makadre y'ibyuma. Ni urugi narwo rwiza, ifite ibintu byiza cyane bya karite, kandi irashaka amafaranga make cyane, kandi iri muri quartier nziza kuri kaburimbo nk'uko twabibabwiye. Iyi nzu rero igiciro cyayo ni miliyoni 100 zonyine, kandi zishobora no kuganirwaho 100 million gusa, 100 million, ndetse ziri negociable. Murumva ko ari amafaranga make cyane kuri iyi nzu. Tubahaye ikaze rero, nimuze musuri iyi nzu muduhamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa se 0788 2 Mushobora kandi kudusanga aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje, inzu ya kabiri usa n'ujya Nyabugogo y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Wanadusura ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ushobora no kujya kuri website yacu www.nzuri.rw. Ni karibu rero, nimukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mukomeze kujya mureba ibyiza byose tubagezaho. Dushobora kandi kubakorera amapura tukanabubakira ku mafaranga meza cyane atari menshi. Ni nako kandi ufite imitungo minini ushaka ko tukumanagingira, tukagushakira abakiriya, tukagufasha kubakurikirana no kubishyuza, hose ibyo byose tubasha kubigukorera, kubera yuko ari akazi kacu, turi abanyamwuga muri ibyo ngibyo. Tubahaye ikaze rero, nimukomeze mukande subscribe, muze mugure iyi nzu, muze murebe n'ibindi byose tubafitiye, kubera yuko tuba tubafitiye ibintu byinshi kandi byiza. Ushaka kugurisha tugane tukugurishirize, ushaka kugura kandi nabwo tugane tukwereke imitungo myiza igurishwa iri ahantu hatari mu manegeka, hatarimo za litige, hatarimo ibindi bibazo byari byo byose, ndetse tukugira inama ugura ahantu hakungura kandi mu gihe gito cyane gishoboka.
ni karibu rero, tubahaye ikaze muze mwigurire iyi nzu hano iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, ni ikaze.